Ibimenyetso 10 byakwereka ko hari umuntu uri kugukurikirana. Hari igihe umuntu ashobora kukubwira ngo numva hari umuntu uri kundeba cyangwa unkurikirana. Abenshi babyita gutinya cyangwa gutekereza cyane. Ariko ukuri ni uko hari ibimenyetso bimwe na bimwe bishobora kukwereka ko hari umuntu uri kugukurikirana mu buryo bwa digital cyangwa mu buzima busanzwe. Uyu munsi tugiye kureba ibimenyetso 10 by'ingenzi ugomba kumenya nuko wakwitwara. Ikimenyetso cya mbere, ubona location yawe ihora izwi n'abandi. Hari igihe umuntu ashobora kukubwira aho uri neza atari kumwe nawe. Ibi bishobora guterwa nuko hari app ifite access ya location cyangwa konti yawe ifite ikibazo. Ni ikimenyetso uba ugomba kwitondera cyane. Kabiri, ubona message zidasanzwe cyangwa link. Iyo utangiye kubona message zidasanzwe cyangwa link utazi, bishobora kuba ari uburyo bwo kugerageza kugukurikirana cyangwa kubona amakuru yawe. Ntugakande link utizeye. Gatatu, phone yawe ikora nk'ifite undi muntu uri kuyigenzura. Hari igihe phone yawe bishobora gufungura ibintu yonyine cyangwa gukora ibintu bitayitegetse. Biba bishobora kuba ari ikimenyetso cya spyware cyangwa remote access. Kane, social media yawe iragenzurwa. Niba ubona hari umuntu ureba ibintu byawe cyane cyangwa account yawe igira ibikorwa utazi, biba bishobora kuba ari ikimenyetso cy'uko hari umuntu uri kugukurikirana. Gatanu, hari amakuru menshi abandi baziho utababwiye. Niba umuntu azi aho ujya, ibyo ukora cyangwa gahunda zawe kandi utarabimubwiye, biba bishobora kuba ari ikimenyetso cy'uko uri gukurikirana. Ikimenyetso cya gatandatu, batiri ishiramo umuriro vuba cyane cyangwa phone yawe igashyuha. Nk'uko twabibonye mbere, ibi bishobora guterwa nuko hari app zikora inyuma cyangwa spyware. Ibi bishobora no kuba bifitanye isano no gukurikirana. Karindwi, wifi cyangwa internet bitangira kwitwara uko bitari bisanzwe. Hari igihe ushobora kubona internet yawe itinda cyane cyangwa ihindagurika. Ibi bishobora kuba bifitanye isano n'ikorwa ryo gukurikirana cyangwa gufata amakuru yawe. 8, hari app utashyizeho. Iyo ubonye app utazi muri phone yawe, bishobora kuba ari uburyo bwo gukurikirana cyangwa gufata amakuru yawe. Ibi ni byo bikomeye cyane mu by'ikoranabuhanga. 9, ubona email cyangwa se amatangazo adasanzwe. Niba utangiye kubona amatangazo yo kwinjira muri account cyangwa se email zitari zisanzwe, bishobora kuba ari umuntu uri kugerageza kukugeraho. Ikimenyetso cya 10 rero ari nacyo cya nyuma, ubona umuntu ugaragara ahantu henshi uri. Mu buzima busanzwe, niba ubona umuntu uhura nawe ahantu henshi cyangwa akakumenya cyane, bishobora kuba ari ikimenyetso cyo gukurikiranwa ku buryo bwa physical. Nk'uko mubibonye, gukurikiranwa si ibintu byo muri filime gusa. Hari ibimenyetso bishobora kukwereka ko hari ikibazo. Ariko ikintu cy'ingenzi si ugutinya, ni ukumenya ko uko wakwitwara no kwirinda. Mu gice gikurikira tuzareba uko wakwirinda gukurikiranwa burundu. Niba ushaka kumenya byinshi kuri hackers na cyber security mu Kinyarwanda, komeza ukurikirane channel yacu. Kandi ntuzibagirwe subscribe, like, share na comment hano kuri Sibo James Tech and AI. Nitwaga James, ukomeje guhabwa ikaze. Kwiga AI mu buryo bworoshye, subscribe Sibo James Tech and AI.